Yes, dukomeje kubasuhuza kandi tubaha ikaze mwese mukurikirana Star Technology. Hari benshi bagiye batubaza ku bijyanye na cryptocurrency. Tumaze igihe dupostinga cyane ibintu bijyanye na cryptocurrency, ngaho Amapi Network, tugapostinga Alpha Network, Bitcoin Satoshi, Bitcoin ndetse n'ibindi bijyanye na cryptocurrency. Ariko hari abantu bamwe na bamwe babibaza ubundi cryptocurrency bijyanye n'iki. Niyo mpamvu rero twabateguriye amasomo ajyanye na cryptocurrency, ariko nanone turagira ngo mutugaragarize koko niba muhari, niba koko ukurikirana bino biganiro wumva biri interested. Gukora kuri like ntacyo bitwaye, bikaba akarusho ukoze kuri comment ukatubwira uko ubyumva, tukabona koko turi kumwe tukabasha gukomeza kubagezaho ibiganiro byinshi. Aya ni amasomo rero azajya yibanda kuri cryptocurrency, kugira niba ari Pi to mining, biye kuba ari ibintu biri aho gusa tuvuga ngo turamininga Pi izabyara amafaranga, ariko tutazi ngo bizagenda bite kugira ngo baduhe amafaranga. N'ubu hari abantu twibaza niba koko aya mafaranga Pi izabyara, ese ni amafaranga y'ubuntu bazatwihera, ese azaza mu buhe buryo, kuki bazaduha amafaranga kandi ibintu dukora atari ibintu bikomeye. Ibyo byose ni ibintu bijyanye na cryptocurrency, uburyo cryptocurrency zivuka, ariko utazi cryptocurrency icyo ari cyo ndetse n'imikorere yazo, biragoye ko nk'ibi byose wabigeramo. Niyo mpamvu rero twateguye amasomo kugira ngo abe yakuzuzanya n'ibyo dukora ahanini bya mining ndetse na cryptocurrency muri rusange, abe yagira icyo adufasha. Niyo mpamvu rero tubasaba kugira ngo mutugaragarize ko turi kumwe, ubundi tuzakomeze tubagezaho ano masomo. Iri ni isomo hanini nk'uko tubivuze rizibanda kuri cryptocurrency, ariko nanone tugiye kuritangirira hano. Tugiye gutangira twibaza ubundi cryptocurrency ni iki. Reka gatoya duse n'abajya mu mateka ho gatoya. Mbere na mbere kera cyane habagaho ubucuruzi hakoreshejwe icyo twita barter trade system. Iyi yari system ihuza ugura n'ugurisha, bari bugurane ibyo bafite bajyanye ku masoko. Niba ngiye kugura telefone, usibye ko wenda nk'ibyo nta byabagaho, niba ngiye kugura telefone mfite wenda nka computer n'urugero, ushoboraga kujyana iyo computer ku isoko ugatahana telefone ushaka. Usibye ko wenda ibyo ngibyo byo kuri icyo gihe cya barter trade nta byabagaho, ariko dushyize nko mu biribwa, washoboraga kuba wajyana ibijumba ugatahana ibishyimbo, wajyana imyumbati ugatahana igitoki se. Ibyo ni ibintu tuzi tumenyereye ko byabayeho, tuzi tujya twumva mu mateka. Ibyo rero byabayeho bigeraho biragenda, haza ibyo bitaga ibiceri. Ubwo noneho hajeho icyo twakwita coins as exchange. Aho cyari igihe noneho utakijyana ibintu bimwe ngo ugarukane ibindi, produit zimwe ngo ugarukane izindi, ahubwo cyari igihe ujyana produit ugahabwa ukishyurwa, ariko nanone mu biceri. Aha byari ibiceri hanini bikoze muri silver kenshi cyangwa se muri zahabu. Igiceri kikagira agaciro bitewe n'ibuye ry'agaciro gikozemo. Hari aho bamwe babyitaga ibikoroto, sinzi niba uku nguku ariko bakibyita, ariko birazwi cyane. Ibi nabyo byari uburyo bugoye kuko ibiceri byari bigoye kubibika, ndetse n'uburyo bibonekamo kwabaga ari ukubanza gushyushya iyo zahabu cyangwa se silver bakayishongesha bagakoramo ibyo biceri. Ubwo buryo rero nabwo bwaje kuimprovingwa, barabuvugurura, haza uburyo bwa gatatu aribwo bwakoreshaga impapuro, ibyo twakwita nka paper exchange. Ndetse ubwo buryo n'ubu ngubu rimwe na rimwe, nubwo atari cyane ndetse atari henshi, buracyakoreshwa, arizo twakwita inote. Ibi bintu byari byiza cyane ugereranyije n'uko wabaga wafata ibiceri byinshi umurundo, ariko hakaza nk'inote imwe ingana n'amadolari nk'ijana, ukaba uyitwaye ari imwe, ariko ibiceri bingana gutyo utabasha kubitwara. Ibi byari byiza, birushaho koroshya ubuzima, ariko nanone ntibibe byabuza yuko ayo mafaranga n'ubundi yaba menshi.
n'ubundi bigakomeza kugorana. Abantu bakomeje kuimprovinga rero bagenda bazamukaho hageraho hakoreshwa amakarita nka means of exchange cyangwa uburyo bw'igurana. Bwangaha hejuru wajyanaga produit ushaka, umuntu uyikeneye akaguha amafaranga mu note, waba ufite inote nawe ukaba wajya ku isoko ukagura icyo ushaka. Hanyuma rero haba haje amakarita ari kuri stage ya 4. Ubwo tugeze ku cyiciro cya 4 cya improvement z'amafaranga, kugira ngo tuze gusobanukirwa neza cryptocurrency icyo ari cyo. Icyiciro cya 4 niho dusanga amakarita ariyo ya makarita ya bank. Aya makarita ya bank nayo yaje ku mwanya wa 4 rero twakwita nka stage ya 4. Aza hanini nayo arimo aroroshya ubuzima. Umuntu akaba yaza kugura ikintu ugakoresha ikarita wishyura, ndetse n'ubu ngubu ni ibintu bigezweho cyane, ndetse no muri Afurika ni ibintu biri kuzamuka cyane. Ukajya kugura ikintu ukoresheje ikarita. Ariko nanone hari ikibazo cyane yuko amafaranga aciye ku ikarita ushobora gutakaza ikarita yawe igatorwa n'umuntu uzi umubare wawe w'ibanga. Aho nawe uratekereza, urahita wibaza icyakubaho, aba ari umuntu utizerwa, ko hari ubwo ushobora guhita usanga ntacyo gisigaranye kuri konti. Ibyo nabyo byaje gukomeza abantu dukomeza kugenda tuvumbura ubundi buryo n'ubundi bwose bwakoreshwa ku buryo ibintu byoroha koko bikoroha. Aribwo haje ku cyiciro cya 5 twakwita nka digital asset. Ahangaha hariho dusanga uburyo nka PayPal, tugasangamo Ripple, tugasangamo Payoneer, tugasangamo Paye, tugasangamo Mobile Money n'ubundi buryo bwinshi butandukanye. Ahangaha umuntu wifitiye amafaranga ye kuri bank ashobora gukoresha ubu buryo akoherereza undi muntu amafaranga kuri bank. Ahangaha ushobora kubibaza uti se haramutse habayeho ikibazo ku buryo umuntu atajya kuri bank. Ubu buryo bwa digital asset bwafasha benshi bitewe n'uko ntabwo uzakenera kujya kuri bank. Wowe icyo ukora ni ugukoresha telefone yawe gusa ukoherereza umuntu amafaranga, wenda se ukoresheje PayPal cyangwa Mobile Money. Hari uburyo butandukanye bwa Mobile Money, bwose ukaba wabukoresha ukohereza umuntu amafaranga. Bivuze ngo kuva kuri kino cyiciro cya 4 twavuze kugera ku cyiciro cya 6 byibura ni uburyo buzima twavuga n'ubu ngubu bugikoreshwa. Ariko nanone hari n'ikindi gice cya 6 aricyo cy'ingenzi cyane dufite kuri kino kiganiro nk'intego nyamukuru y'ikiganiro, aricyo twita cryptocurrency. Iki cyiciro cya 6 nicyo gice ubu ngubu navuga ngo kiyoboye isi, cryptocurrency. Kuko urimo urakoresha cryptocurrency ushobora kohereza amafaranga bitagombeye ngo uri muri banki runaka, ukoherereza undi muntu bitagombeye ngo mwembi mukoresha banki imwe, cyangwa se niba mutanakoresha banki zimwe ngo barabakata amafaranga y'ikirenga kubera yuko mudakoresha banki imwe. Cyangwa se ngo ugiye kohereza umuntu hanze y'igihugu urimo, babe bagukata amafaranga menshi, bifata igihe bigorane kubera yuko mutari hamwe cyangwa se mudakoresha uburyo bumwe. Ibyo ngibyo hano ntibibaho. Cryptocurrency rero navuga ko yatangiye gukoreshwa mu mwaka wa 2009 ubwo Bitcoin yavukaga, izanywe n'itsinda ry'abiyise Satoshi Nakamoto. Hano rero mu buryo bwa mbere yuko haza cryptocurrency, mbere niba warabaga ugiye kohereza umuntu amafaranga yagendaga mu buryo bukurikira. Amafaranga yavaga kuri wowe, cyangwa se n'ubu ngubu ku bantu badakoresha cryptocurrency, amafaranga ava kuri ngewe ngiye koherereza amafaranga, ngiye kukoherereza amafaranga mvaho akabanza akanyura kuri banki kugira ngo akugereho. Ubwo nibwo buryo bukoreshwa. Bivuze ngo ndaza gukenera kujya kuri banki cyangwa guca kuri banki kugira ngo nkugezeho amafaranga yawe, cyangwa se mbanze nyacishe kuri banki y'ubwayo, banki bayakoherereze.
niba ngiye no gukoresha PayPal ni urugero, ndabanza nyanyuze kuri PayPal yo ubwayo ikoherereza amafaranga. Ariko hano turi muri cryptocurrency, niba ngiye kukoherereza amafaranga nta kindi kizitambika hagati yanjye nawe, ibintu biri direct, ni njye nawe gusa, nta hantu na hamwe amafaranga azanyura. Amafaranga azamvaho direct ahita ajya ku yawe, ajya kuri konti yawe, nta handi hantu anyuze. Aya mafaranga rero akaba anyuzwa ku cyo twita wallet. Hari ubwo waba ukoresha Bitcoin, Ethereum se ukumva Bitcoin wallet, cyangwa se hari ama wallet menshi. Hari abakoresha blockchain wallet, hari abakoresha Coinbase, hari abakoresha crypto.com, hari abakoresha Luno wallet, hari abakoresha Binance. Ni nyinshi cyane bitewe n'iyo wowe wumva wahisemo cyangwa se n'imikorere, kuko nazo zigiye zikora bitandukanye. Gusa nanone ku bantu bakoresha Luno, icyo nabivugaho, iyi wallet ya Luno igira coins nkeya ugereranyije n'izindi. Wajya nko kuri Trust Wallet ugasanga igira coin nyinshi cyane, ushobora no kwiyongereramo izindi. Hakaza nka Binance ifite umwihariko w'uko ifitemo n'izindi coin zitari cryptocurrency, ndetse ikaba inahuje na mobile money ndetse n'ibindi byinshi tugiye dukoresha. Buri wallet bigiye ifite umwihariko akenshi wayo bwite. Hari impamvu nyinshi zituma twagakwiye gukoresha cryptocurrency mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka turebe nk'ibyiza bitatu byonyine, ntabwo turifate byinshi, turafata nk'ibintu bitatu byonyine byiza byagakwiye gutuma dukoresha cryptocurrency mu buzima bwa buri munsi. Icyiza cya mbere cya cryptocurrency, nta limit igira mu kohererezanya amafaranga, kandi bifata umwanya muto cyane. Tuvuge urugero, ushobora kuba ugiye kohereza umuntu amafaranga uri muri Canada. Niba mfite nk'umuntu muri famiye ngiye kohereza amafaranga muri Canada, ntabwo bizansaba guca ahandi hantu aho ariho hose. Ngewe na telefone yanjye ubwanjye bizamfata iminota itageze nko ku 10, amafaranga abe yageze ku muntu uri muri Canada, nta kindi kintu kiduhuje. Ikintu cya kabiri, nta mategeko n'amabwiriza ari ku mafaranga yawe, ni wowe n'uwo woherereza gusa. Urugero, hari nk'ahantu nk'ibihugu bimwe na bimwe utakohereza amafaranga arenze $20 ku muntu wo muri icyo gihugu, bitewe n'uburyo ubikoresheje wohereza. Cyangwa se ugasanga niba ushaka kohereza umuntu amafaranga menshi, ntabwo wabikora nka gatatu, bahita batangira kukupererezaho cyangwa se n'ibindi bintu byinshi. Ariko muri cryptocurrency amafaranga wohereje aba ari wowe n'uwo woherereza gusa, nta kindi kintu kijyamo hagati. Ikindi kintu cya gatatu cyiza cya cryptocurrency ni uko ikata amafaranga make cyane ashoboka, makeya ariko. Nuramuka ugerageje nko kohereza amafaranga, uzabona fee cyangwa amafaranga bagukata ari make cyane, aho ushobora kohereza umuntu nk'ibihumbi 40 ugasanga ukaswe nk'amafaranga 40 gusa. Ibi byose ni ibyiza bitatu tuvuze kuri cryptocurrency. Ariko turagira ngo tubibaze ikintu kimwe, wowe wakurikiranye ikiganiro kugeza aka kanya, iki kiganiro urumva hari ikintu kimaze kiri interested ku buryo twakomeza tugakomeza n'amasomo ya cryptocurrency? Ni byiza ko tumenya ibi bintu, kuko niwe isi iri kugana, turi kugana mu gihe cyo gukoresha cryptocurrency cyane, aho dukeneye gukoresha cryptocurrency mu bintu byose dukora, ko ibintu byinshi twisangamo ari cryptocurrency. Wowe ushobora kwimuka, reka nongereho n'akandi kantu kamwe, ushobora gukenera kwimuka. Hari aho utafata amafaranga ngo uyimukane uyajyane mu kindi gihugu, kandi ntiwanayashyira kuri banki utazi niba igihugu ugiyemo gifite iyo banki, ariko uyafite kuri Bitcoin wallet yawe cyangwa se indi wallet iyo ari yo yose, aho wajya hose waya-accessinga nta kibazo na kimwe kibayemo. So nahangaha dusoreje kino gice cya mbere. Twiye gukora video ndende cyane yo kurambirana, ariko turagira ngo tukwereke yuko turi kumwe, ubundi tuzakomeze n'ikiganiro gikurikiyeho. Kandi tunabibutsa yuko mu minsi iri imbere hari ikintu turi kubategurira nka Staro Technology, kandi ndabizi ko muzakishimira mwese mudukurikirana. So naha dusoreje rero,
mutwereke ko turi kumwe ubundi dukomeze. Niba utarakora subscribe byaba byiza uyikoze, kandi niba ntacyo bitwaye wanasangiza abandi bino biganiro. So naho dusoreje rero, mukomeze kugira ibihe byiza, naho ubutaha.